kumva umukecuru umwe n'umusaza yagiye ku bitaro ngo ashike bamuheze imiti bamwe ati muzehe iyi miti nuyimara nibwo uzokira tutarayimara ntiwokira bashika biri mu tambukanye bati bambwega ni nzokira ariko imiti nayimaze umukecuru ati cyo cyoroshe zatugabure hagati turara tuyangije n'ijoro yose Oba kwa zayo utishigirwa makire vuba. Tuyigabure gwa mukire vuba. Umwe amwe igicundi. Igicundi gice tuyiranga mu mukire. Nose ko bari babwiye uriya mugabo ngo nayirangiza iwe. Nazoki. None bayigabure gute? None uga yarakeneye kumufasha ngo yihutega ishire vuba. Imiti ishire vuba ne maraga. Ive mwikopo cyangwa. Urumvaga baramubwiye ko imiti nishire. Ni umva narangiza kire mbese. Nibwo azakira. None umukecuru ati kugira ngo ukire vuba yazabona umugabo we kuntu umusaza asanga ko cyabakunda. Aho ngo tuyarenze avuga ati umushinga ntayabanje kumarende gukeka kwihutishe aki ayo makubabara tugaburira hagati muze mwiri nanje asigaye kibaki ngo bagiye kwihutisha igihe baragiye kwihutisha igihe cyagihe cyo gukira cyagihe cyo bagiye kukihutisha hatarakira niba ari iminsi 30 uzofata imiti ihangane niba ari ubuzima bwose ihangane igihe ntacyo guhindura umva ko cyababaye bihutisha igihe ngo amare bose baje mu bitaro kandi none bose baragwaye buzamagwaje mu bitaro kuko bashatse kwihutisha igihe Bene nzo narimvuze waba uri mu bukene uri mu bihe bigoye cyane menya ko gifite imbaraga ntacyo bagikoraho kugeza igihe cyawe kirangiye cyaga gatatu twavuze ngo amaherezo y'igihe nayahe naho twatuvuye igihe gifite imbaraga icyo gihindura none amaherezo yayo nta bizorangirira he ko ndi mu bihe bigoye cyangwa se bizarangira he ndashaka kuvuga ko amaherezo y'igihe Imana niyo metero y'ibihe Imana ifite umutozo w'ibihe nizivuruga ugushaka yonyine hari abantu bazavuga ngo afite igihe cya muganga zawe kandi ikinyoma Imana yonyine ngo nizituma umuntu apfa nazituma umuntu aba hariho abantu bavuga ati ndagufite gute no kurekura wowe ngo ibirizi bwa ngo sari wasanze n'intumbi inyoni gwishwe neza kandi tuzazihinga nta mirimo uretse ko imirimo y'abandi tazazihinga tazigira ama stock tazigira ama account zibaye haba ngo nkurekuye gutya undi yose akubaho kandi ikinyoma kubeshejeho mu gisagara none cyo kubesheje mu gisagara neza kuva umuntu wabwiye umuntu ngo yamurekura ngo mu gisagara ngo bamayibo ngo yobimbuga gutya ngo ni ikinyoma wewe bakanze gutyo barakubishe kuko tamuntu ufite igihe cyagiye cyagifitwe n'Imana niba shaka bakuri kure niba shaka bagute kuko igihe cyagifitwe n'Imana tamuntu ufite igihe cyawe niyo nyine kurekuye ufite umutoza wiwe niyo nyine kurekuye birangiye kandi yagufasha naratangaye Imana igihe cyawe kigenda kivuga ngo arizo ngo ntubibya ngo arizo ntarakora cyangwa uvuge ngo Mana cyangwa Imana ikubwire ngo ari mutarakora ngo nkongera iminsi kuko nayo yose ngwifusha ubusa nubwo cyage yategetse kigeze bizanga byakunda urapfa bititaye kuko ikamfate kurugero agakopo ka bureba muyiguze mukayiki cyangwa muyigi ikaba expire tushira mukate ngo nuko kicuzuye hari abantu bameze nk'udukopo twa bureba twicuzuye ariko twabaye expire nibara bari kumpanda hari indi mwari yo rimwe cyangwa kabiri murayibika iba expire timwasuye kuyikoraho kuko woyikora ngo nuko iryoshe se yaba expire nukujugunya muri kubera hari abantu rero bameze nk'udukopo twa bureba tukicuzuye bureba yose yari gufasha abana bakaneza n'abagore barizikunda cyane n'abagabo ariko twose baratujuguye. Guys, amakuru mufite mumeze neza turabasuhuje aho muherereye tubifuriza ibihe byiza byo kubona Imana mu buzima bwanyu. Abari guca mu buzima bubi mwihangane, ejo ni heza, Imana iraje ibihindure. Abari guca mu buzima bwiza nabo tubifuriza kugira ngo mukomeze muce muri ibyo bihe byiza, Imana ikomeze irushirizeho kubagirira neza. Abagwayi
Imana irahari kugira ngo ibakize, mwihangane, Imana iraje kugira ngo ibagirire neza. Rero turabakiriye cyane abakunzi bacu, tubashimira uburyo mukomeza kutugaragariza urukundo mu gusangiza ibikorwa byacu abandi, mu gukora subscribe, dusaba ngo n'abandi batarabikora. Guys, subscribe ni akantu gatoya, ntigasaba mega nyinshi, ni ukuhakora gusa, hasigaye ukitambukira ibintu bigakomeza bikagenda neza, ukaba utweretse urukundo, ukabura dushigikiye. Rero n'ubundi abakunzi bacu mukomeze mutwereke rwa rukundo, muri rwa rukundo rwo gusangiza ibikorwa dukora abandi. Rero turabakiriye cyane, turabishimiye cyane, turabakunda cyane, turabasabira cyane kugira ngo Imana ikomeze ibiyereke. Rero hano kuri kamera murabona umutumirwa musha hano, ko ndabura uko mwakira, noneho arandenze, afite amavuta andenze, ariko ndaza kubishobora. Missionnaire turakwakiriye. Murakoze cyane. Ikaze nyinshi cyane. Turabashimiye cyane ko mwatwitabye, twarabigombye, namwe mwagize neza rero ko mwaje. Murakoze. Karibu ubashe kuramutsa abakunzi bacu. Abakunzi ba SPS ba official. SPS ba official turaramukije cyane. Ego. Aba muri mu mpande zine z'isi. Ego. Umugira amahoro y'Imana. Urakoze cyane. Hanyuma nibwo bwa mbere tukuzanye hano kuri kamera yacu, reka ubashe kwibwira abantu nyine kwa kwivuga kwiza kw'abakozi b'Imana ndetse no mu muco wacu. Murakoze cyane. Amazina nitwa Apollinaire Buntu, nkaba ndi umugabo, umudamu n'umwana. Yego. Ukaba utuye hano i Bujumbura. Urakoze cyane. Abantu barumvishije ni Apollinaire Buntu, missionnaire. Akoko uko wari ugasize. Sizina gane igikorwa ni fonction. Naryo riza ryama ribanza. Nda fonction izibanza hakaba kuza amazina y'umuntu. Kuvuga ngo ni missionnaire Apollinaire Buntu. Atuye hano i Bujumbura, asengera muri Gerzo. Muri Gerzo des Âmes. Uyu ni umukozi w'Imana wo muri Gerzo des Âmes. Rero twagiriye ubuntu kwakira missionnaire, buriya twavuze ko tuzakomeza kubazanira inyigisho nziza zibafasha, kandi turabashimira cyane uburyo mukomeza kutubwira ko tubazanira ibintu byiza. Rero twazanye missionnaire hano, ijambo tugiye kuvuga rirakomeye cyane, mugitege. Hariho impinduka ku buzima bwanyu, mu buzima bwa kiroho hari impinduka zigiye kuboneka. Rero turakwakiriye cyane, tugushimira yuko watwitabye. Hanyuma uyu munsi hari ijambo watwigishije muri eglise yacu, numva rinkoze ku mutima. Ndavuga ngo nzagushaka uze tube nk'abarisangiza abakunzi banjye, kuko abakunzi banjye abenshi ntawe sinzi ko harimo abayisilamu, ntabarambwira ko ari abayisilamu, abenshi ni abakristo, kandi nabo turabakeneye cyane. Turabakeneye kugira ngo baze bumve bino bintu bibahindure, bibahindure, kuko nico dukeneye. Niko ijambo ry'Imana ryadutegetse ngo tuje mu isi yose duhindure abantu bose kuba abana b'Imana. Iyo niyo mission yacu, kandi twazanye noneho missionnaire. Ni ukuvuga ngo tugiye guhindura benshi uyu munsi. Rero uyu munsi nifuje ko tuganira kuri rya jambo twize muri eglise, numvishe ryankoze ku mutima, numva twarisangiza abantu. Twize ijambo rivuga ngo gukoresha neza igihe. Gukoresha neza igihe cyawe. Rero nabazaniye umukozi w'Imana kugira ngo adusobanurire, atubwire igihe niki, tugikoresha gute, twobigenza gute kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza. Karibu. Murakoze cyane. Twongeye kandi kubashimira, dushimira n'abakunzi ba SPS ba official kuba impamvu akomeza gukora no kuzana abandi bantu bashasha, nuko mukomeza kugaragaza urukundo mukunze ibikorwa byabo, kuko iyo wenda mutaza kuba mubigaragaza babarushe
tukabivamo ariko ntitwabivuyemo kuko twabonye abantu babashirikira abatera intege tubanje kubashimira abantu n'abagaciro cyane batuma mukomeza gukora mukazana ibindi bishya mukazana abandi bashya kugira ngo ibintu bikomeze kumera neza hanyuma rero ko mwabivuze tugiye kuganira ijambo twaganira kasajyanye umwanya ntibabaye muri ngo tunarirangize nta n'ibyuma byari bihari ngo bibashe wenda gufatwa gushikira benshi kuko musanzwe mubikora habashe kuzumva aho twari kumwe nyine wa munsi nanje ari wambwiye inshuti yanjye uri muri Australia tese aya makuru numvise tarinki ngo ntegere ibaza kukuri umunsi kabisa aramurara aramugeraho aya makuru aramugeraho niko kwiza cyane ibyuma byaje gufasha bari kure n'abari hafi ngo makuru vuga ahantu hamwe abashigera ku bantu benshi tunashimira n'abakameramani badufasha kuri uno buhinga ngo bashe kugera ku bandi bantu benshi nubwo wenda ibyuma bamwe babikoresha biteye isoni ariko kandi hari n'abandi babikoresha neza bikabyara umusaruro bigakiza imitima ya benshi tutaraje noneho mu ijambo hari ikindi kintu ntekereje noneho uwo munsi waravuze ndareba mbona hani Bujumbura twarakuranye kandi wenda turi muri yajimu cyane ubu missionnaire byaje gute watangiye gute ko wabaye missionnaire ukiri mutoya okay numuhamagaro nagize kandi mu ntamagaro ko rukomaze kuba mukuru hamagarwa imyaka yari yose hari abamugwa bafite imyaka mitoya mikeya ba Dawidi ngo baza batangira nimba ari l'âge de 17 muri 17 yagwanye nago yataraje wari umuhamagaro kuriya akaba nabandi bigiza kana bagakwepa umuhamagaro kabayona nabandi none bakaza gutanga umuhamagaro imyaka yaragiye cyane ariko yumva Imana ukiri mutoya niko nizo byiza cyane kurusha kuko numva jeyo nakuriye navuge mu kanisa rya navuga umuryango w'abakristo bamuze n'abasepake n'umuhungu wa cyangwa abasepake kuri mu kanisa ntangira gusenga nkiri mutoya hanyuma nibwo naje mu muhamagaro uzimana maze gusobanura uzimana ibyo ari byo nyuma ngira umutwaro wo gusangiza abantu ubutumwa kugira ngo nabo babashe kumenya ubutumwa bwiza ndabanje kuziga ndaziga ndarangiza nibyo wigiye izo nigiye ijyanye na missiologie na evangelisation ndabyiga ndabisoza ubu ndabikora mfasha abandi kenshi mba ndi mu byaro hataragera ubutumwa bwiza noneho kera twageza tubona nk'abamisiyoneri abazungu cange kenshi nazamo nahaza n'abatanzania twari tuzi ko muri twebwe harimo abamisiyoneri ariko Imana yarabikoze no kuvuga ngo natwe icyo kintu barakitubwiye turi ku ishure baba ngo abantu benshi twisetinze nko abamisiyoneri abazungu cyane barabazungu ariko siko bimeze kuko iryo jambo riva muri mission cyangwa se gutuma wese nawe tugutumye ugiye muri mission arabaje muri mission y'ibihugu arabaje muri mission ya famille mission y'iki rero watumwe wese abagiye kuri mission rero urumva ko ntawe tuba missionnaire natwe turi missionnaire twatumwe na Kristo yavuze ko data yantumye niko naje mbatumye kuvuga ngo turi intunga za Kristo rero twamissionnaire igihe cyose gukora igikorwa cy'Imana twatumwe n'Imana uri mu cya famille uri mu gihugu wagiye muri mission y'igihugu ego nibyo urabisobanuye cyane reka twinjire mu ijambo ryacu gukoresha neza igihe cyawe reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye abanyefeso ikindi cya 5:16 mfite biri ijambo ry'Imana ryo nkoresheje ushobora gusoma muri Bibiliya yera wenda ukabona ati bihuye ariko nkoresheje biri ijambo ry'Imana niyo nkeneye gukoresha biravuga ngo mukoreshe neza igihe mufite Abaefeso kangahe 5:16 biravuga ngo mukoreshe neza igihe mufite ngo kuko iyi minsi ari mibi mukoreshe neza igihe mufite kuko iyi minsi ari mibi hano muri Bibiliya yera haravuze ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi kadukoreshe rero yanje yo gukoresha ni ko ari nayo topic yacu gukoresha neza igihe yavuze ngo mukoreshe neza igihe mufite mukoreshe neza igihe mufite kuko iminsi ari mibi ntawujejwe gukoresha ntawo gusaza cyangwa se gutumye
kujera iyo minsi mibi cyangwa kuyihutisha cyangwa wabyanga zakunda iminsi ni mibi ntacyo wikoraho. Icyo biri hanga gusa Paulo yandikira Abaefeso arimo basaba ngo ni gukoresha neza igihe. Iminsi mibi mu bireke ariko we gusa icyo uhanga amaso no kumenya ko igihe cyawe wagikoresha neza. Ariko iminsi mibi si ibyawe. Rero tuja mu ijambo ryacu ni ikintu cyangombwa cyangwa se ni cyangwa ko buri muntu wese abasha gukoresha igihe cyiwe neza. Buriya buri muntu wese uko yavutse cyangwa se uko yakuze cyangwa se uko yabayeho, kabone n'ubwo wabyawe n'ababyeyi ntibakwitaho ngo bakurere neza, cyangwa se wabyawe n'ababyeyi batafite ubushobozi buhagije, batakureze neza, batakwigisha amasomo meza, cyangwa utaranize, mbese ibyangombwa byose utarabashe kubibona. Ibyo byose ku Mana ntacyo bitwara. Igifite icyo kimaze ku Mana ni ukuriho wabayeho, kandi kuba warabayeho hari icyo Imana igutegerejeho, hari umusaruro igutegerejeho. Kuba yaraguhaye igihe rero gerageza icyo gihe ukibyaze umusaruro. Buriya hari abantu bavuga ngo ntacyo mfite. Yego ni ugaragaza nkaho ntacyo ufite ariko ufite igihe. Ko ari abifuza igihe badashobora kukibona. Nigeze kumva sinzi uko ari amakuru yo umugabo witwa Steven Job niwe wakoze uruganda rwa Apple, aya matelefone ya iPhone n'ibiki yishwe na kanseri. Yaragwaye kanseri nimba ari byo sinzi amakuru numvishije. Aravuga ngo amafaranga je mfite niyagira umuntu tugurana atwari no ngwara yanje ya kanseri namanje mpezi geje nibiri amafaranga yose mfite ndamuheza kandi ari mu atware kanseri yanje nantwara ubuzima bwiwe mbe muzima amafaranga yanje yose nyamuheza. Habuze umuntu ubasha kugura kanseri nubwo bitashoboka, ariko arashatse kugaragaza uburyo ubuzima buhenze gusumba amafaranga yari afite, kuko yari mu bakire ba mbere ku isi, nawe yabaye muri 10 ba mbere cyangwa 5 ba mbere sinzi. Yumva ko ubuzima ari cyangwa se igihe acyo gihenze kutaya amafaranga. Ibaza umukire wa mbere cyangwa muri 5 bavuga ngo ndagweze ifaranga zanjye zose mfite, hanyuma uwo ubuzima bwanje nawe tware kanseri. Hari kugira ngo none amafaranga niyo aheze cyane akenewe, ariko igihe nicyo gihenze cyane kuruta amafaranga. Hari akantu wavuze uravuga ngo baza bavuga ngo igihe time is money. Ariko ntabwo ari byo, ariko sibyo kuko igihe kiraheze kuruta amafaranga. Amafaranga noyagurisha noyatakaza cyangwa noyagura cyangwa nayanyiba ngashaka ndiyo mfite igihe, ariko ndafite igihe sinoshaka ifaranga. Ko bimeze mfite igihe noshaka amafaranga, ariko mfite amafaranga sinogura igihe. Nta mafaranga nubone gura igihe. Urumva ko ngo Steven Job ati ndabaheza ingwara yanje mumpe igihe bahe ifaranga zose, konte zose ndambaheza konte mujane munyihere igihe sasa, kuko yarazi ko icyo gihe yo kizaza n'umusaruro amafaranga menshi akabona yandi arenze yayandi ahavuga ko yo. Rero nduze wisuzugwe ngo ntacyo ufite igihe ufite ikintu gikomeye cyane, ikintu cy'agaciro gikomeye cyane. Rero niko nayo bivuze ko hari ikintu gikomeye Imana yaduhaye, cyangwa se umutungo ukomeye kuruta iyindi. Nta buryo, nta kintu na kimwe gishobora gutuma nta kintu na kimwe gishobora gusimbura igihe. Kandi waravuze ngo igihe ni ubuzima. Ndaje kubigeraho mu kanya. Kandi rero umwanya tuwukoresha iminsi yose, kandi umwanya uhushutse utambutse ntawe ushobora kurekera. Igihe cyangwa umwanya tuwukoresha iminsi yose, kandi umwanya wahushutse niba watambutse ntacyo wakozemo ntiwo urekipera bene uvugira ngo uvuge ngo ndashaka ukuntu uzoreye. Buriya iyo wavuze watinze gukora ibintu ngo ndaba mbikora, hari guza kuri turuva wamaze kugira gahunda nyinshi, rimwe ukabikora nabi cyangwa ntunabikora, ugasanga gahunda ari wapanze umunsi wo muri kamanze njyame hacyari kare kambanze ntinde kuri telefone ndaza kubikora, ukaza kuri turuva umwanya wagushiranye bitagikunda ko bya bintu byose basha kugeraho. Rero umwanya rero iyo wahushutse uba wagiye tagi zose kandi kufata ngo uvuge ngo wa mwanya naye natakaje ndawugarusha. Ko bimeze kandi naho ufite ifaranga tibishobora. Ikindi cya kabiri aho ngaho tukira aho ngaho nuko nta ushobora gufungura account nobika mu mafaranga, ariko nta muntu ugira account y'igihe. Nta muntu ngiye kurekira igihe cyanje aho nakibitse cyakindi nabitse igihe nacyo nkoresha tibishoboka. Kuko umuntu agizwe n'ibihe bitatu: n'ubwana, n'ubusore, n'ubusaza. Nuba ngo ubwana y'ubushutsa ntiwogaruka ngo umaze kuba umusaza ngo usa kandi bw'umwana, tiwa ngo usa kandi bw'umusore. Niyo mpamvu
umwanditsi igitabo cy'umubwiza yavuze ngo uje wibuka umuremyi mu minsi yose urebwa iminsi mibi itaraza kuko iminsi mibi niza tuvuga ngo uzobukibwa ngo sinejejwe nabyo ibyo bihe bitatu tugomba kuzitaho nimba uri umwana menye ko uzobura umusore nimba uri umusore menye ko ejo hasaza rero abantu benshi ari abasore cyane cyane baba bumva ko ubuzima bwose babufite imyaka yose bafite igihe cyose bazahora ari uko nguko ariko purisi ko iminsi igenda kujya tubavuga ngo nk'uko urafite ngo anniversaire ngo purisi ena ukagira ngaho igihe cyaciyongera nawe kumbe kikirashira ni ukuvuga ngo bari abantu bafite ama anniversaire baza bandika ngo mwenze mwe tujye dushyiraho bakuremo umwanya kuko kurashira Dawidi yarabivuze muri Zaburi 139 aravuga ngo Imana yabaze iminsi yanje yose ngo ishiraho iherezo hataravamo bimwe niyo ngo umuntu azajya kuvuka iminsi Imana yarayibaze yashize n'akarimbi atashobora kurenga ntibigundi uretse umugabo witwa Ezekiel ni wenyine n'ushimana mu myaka 15 iyo ntawundi numva habe neza tayiyombe yamagira guke bamaze kuzuka abaragiye so nukuvuga rero iyo tuvuga ngo ni purisi ntabwo ari purisi ko ni mwe kuko twese Imana yatwandikiye imyaka kandi imibare nayo iduhishaga niyo ngo rero kugiye ifese anniversaire menye ko wawegera ikinogo cyawe igihe cyawe kirashira yesi cyo giye ko kihagi gushirana kurakora iki uwo mutungo Imana yaguhaye kurabuzaza umusaruro cyangwa kurapfusa niko nayivuze rero ari abantu bibeshya ko bafite umwanya wose tidufite umwanya wose ahubwo dufite umwanya uhari dufite umwanya basi ari gihe ubwira umuntu ukamubwira ngo none ngo bimeze gute ngo turabona gute akakubwira ngo ngushaka ufite umwanya wose ufite umwanya wose mutakiye nta muntu ndashaka kubwira abantu babakurikirana nta muntu n'umwe ufite umwanya wose menya ko ufite umwanya uharuye nutawukoresha kuragushirana uwo mutungo kurawuhombe nta mwanya wose ufite ntawe n'umuntu uzokubwira ngo afite umwanya wose uzomubwira ngo urambishe kuko umwanya ufite uraharuye uzabibwira n'umuntu ari muzima yabwiye ngo afite umwanya wose nibwo akavuga ngo yagwaye mukatandukana nijoro ari muzima mu gitondo akavuga ngo yapfuye wa muntu wabwiye ngo afite umwanya wose ngo uje ngo ufite umwanya wose nta kibazo ugaca yapfuye kandi atatatse yawe n'umutwe yari muzima mwaka umusange cyangwa mwari mu gisirimba mwese cyangwa ikora ari mwese mu gitondo akavuga ngo yapfuye kandi yabwiye gute ngo afite umwanya wose kuvuga ngo afite umwanya ubaze ndafite umwanya wose tibikunda ntawe ufite umwanya wose dufite umwanya twese uharuye kuko Imana yawushyizeho iherezo hataravaho n'umwe umucyo kintu hataravaho n'umwe menya ko umwanya wawe washize kera kuraba expire cyane kuba kiza nuko ari utaravuka kuko baba bataratangira guharura ariko umaze kuvuka wese menya ko kura consome nawe ni Imana yateretse tukuturanya dukonsome ntacyo twatwumye kutura consome reka tuvuge amabanga ane y'igihe jambo rya metoro ngo sigihe niki icya kabiri ese imbaraga zigihe nizi igihe kigira imbaraga cyangwa tazo kigira turabimenye icya gatatu ese igihe dora tuvuga ngo ni ibihe ese ibihe bizorangira cyangwa bizohora guke icya kane gifite ya na B ni gute wapfusha igihe cyawe cyangwa se wahombesha igihe cyawe B ya iravuga ngo ni gute wakoresha neza igihe cyawe kuko twavuze ngo ni gukoresha neza igihe cyawe turagerageza tse kubivuga tuvunaguye kugira ngo abakunze batazorambika iyo zabaye birebire cyane hinde tuba turi naho twobaha part 1 ejo twobashiraho yindi cyane kaduhere ku cyambere rero igihe ni iki ndavuga mu buryo butatu icyambere no kumenya ko igihe ari uruherekane rw'ibihe byinshi igihe ni uruhererekane rw'ibihe byinshi bigenda biherekana ngombwa ngo iyo tuvuze ngo dufite amasegonde azamara akavamwo iminota cy'ubwo byose ko ari ibihe ya minota ikavamwo isaha amasaha y'aba menshi akavamwo umunsi ukavamwo icyumweru kavamwo kuko ari ibintu ukwezi kukavamwo umwaka ukavamwo komeza nibirekane by'ibihe ukavamwo imyaka n'ibijana n'ibihumbi gukomeza ngaho rero igihe iyo tuvuze igihe ni uruherekane rw'ibihe byinshi icya kabiri tuvuze igihe ni uguhita ku buzima ntabwo ngo igihe umenye ko ari uguhita ku buzima kuko tuba tumaze kuvuga iyo umwanya uhushutse
menya ko hari ikintu kivuye ku buzima bwawe bigaruka ngo tuvuze igihe no guhita ku buzima. Iyo tuvuze ngo umwanya uzomenye ko ari uguhita ku buzima. Ngo uyu muntu agwaye umwanya abagwaye ikintu gikomeye ko bakumanyuriye ku buzima. Nje bagwaye umwanya bunyine menya ko ari ubuzima bwanje hari agace nguhaye nakamanyuye nagaciye nguhaye ubuzima bwanje. Abakunzi bacu tubahaye ubuzima bwacu nabo nibafata umwanya wo kurikana ino kiganiro baduhaye ubuzima bwabo. Rero niyo mpamvu ari abagaciro cyane gose. Rero tukawe ngutakintu yaguhaye umuntu ugwaye umwanya niko agucire agace k'ubuzima bwiwe akaguhaye. Yasa imwe ya minota 30 menye ko ari ikintu atanze. Icya gatatu igihe ni igiciro cy'ubutunzi gihambaye. Nukuvuga ngo ni ubutunzi buhambaye kuko nta kintu na kimwe wunganisha n'igihe. Nta n'ikintu na kimwe gihari cyosubirira igihe. Igihe kigizwe n'ibintu bitatu. Kigizwe na passé, kahise, na kubu, na kazoza. Naho ngaho igihe gikubiye mu bintu bitatu. Ejo hashize, uyu munsi, n'ejo hazoza. Rero narivuze ngo definition y'igihe ni izo bintu bitatu zo mu gihe ari uruhererekane rw'ibihe kandi igihe ni uguhita ku buzima. Icya gatatu ni igiciro cy'ubutunzi gihambaye. Menya ko ufite igihe ufite ubutunzi buhambaye ntawo bugura. Dukomeza icya kabiri kivuga ngo ese imbaraga zigiye ni izihe. Ariko nkira aho ngaho gatoya nuko igihe kingana kuri twese. Igihe twese kirangana. Kingana gute? Umwanya Perezida wa Amerika afite igihe afite kirangana n'icyo mfite. Nta muntu n'umwe ku isi ufite amasaha 30 ku munsi. Twese ni 24. Ni ukuvuga ngo abakomeye abarahuzi bakomeye kurusha abandi nabo bari bafite 24. Niyo bafite n'ubu abakene bakorera bose niyo bagira amasaha 25. Igihe twese kirangana. Nta Imana yasondetse nta Imana yarereze gusa bageze kuzo bageze bamenye ko igihe bafite ari gito bakora cyane. Ariko twese umwana wavutse rino joro cyangwa ino saa na Perezida wa Amerika bafite igihe kingana bose bafite 24. So rero kumenya ngo icyo gihe rero icyo turutana ni gute tukikoresha. Nawe ni bari ibanga. Nako nsoma nako ntegera documentaire ya Bill Gates yabaye umukire wa mbere w'igihe kirekire. Aravuga ngo iwe yagerageje kuzaza igihe cy'umusaruro ku buryo ku mwaka ngo ashobora gusoma ibitabo hagati ya 50 n'ijana ku mwaka. Ibitabo hagati ya 50 n'ijana 50 kandi kumusaba icyo gihe cyo kwakomeza gusoma niko agenda yungura ubumenyi. Niyo bwatumye abasha gukora ibyo yakoze agera ku mukire wa mbere. Ngo wa mwanya wirewe yawuza ugasanga wewe uzuryama amasaha 18 ku munsi. Undi karasoma ibitabo ageze muri 50. Karungura ubumenyi karakora ubundi bushakashatsi. Ngenda ya masaha nayaryamishije undi karashaka warangiza ngo tuzo muzongana gute. Ni ukuvuga ngo hari uhombesha igihe ciwe hari undi wakibyaza umusaruro. Yego. Rero icyo nicyo narivuga ngo igihe twese kirangana ariko dutandukanye ko tugenda tugikoresha gute. Ikindi narivuze cyaka ese imbaraga z'igihe ni izihe. Ndashaka kuvuga ko igihe gifite imbaraga ku buryo nta muntu n'umwe uhindura bene segonde nimwe. Ngo yihagarike cyangwa se unayihutisha. Hari igihe umuntu bamubiza ngo ari igihe ngo ugire gute ngo ritinda guca kugira ngo none ijoro ryabaye rinini yatinda guca mbe yatinda ari izuba n'ibibazo ko nijoro none ukoze ureba ukumva inzu yabaye nini ukumva n'inka amasaha bayongereye wazo ureba isa kubona ni saa 7 wayo kubona ni saa 7 yaregurutse cyangwa ese gute kwera ibibazo ufite niba igihe gifite imbaraga ku buryo ufite ibibazo tiwo yihutisha mu cyevu wibwira ati ihute mve muri ibi ati ihute iragenda kwa kundi hayigenda yazigenda ariko uzireba ukabona yayitonze ukavuga ati nuha ukora ibyiza havuga ati iyo bana rifite umwana nawe isaha iragenda izama yihuta nabize ariko nabize yihuta uzorebe iyo muri mu munezero azabona yihuta muzamunezero ngatange kunezerwa tuba ngo amasaha ngo numwanzi w'ibyiza kandi ukunta ni yayandi wa undi mu bibazo nawe karayari agati amasaha ko yaze gushika
no kuvuga rero igihe gifite imbaraga ku buryo nta muntu n'umwe uhindura n'isegonda n'imwe bavuye ngo kubera ko mbabaye ndihuta kubera ko nezerewe reka mpagarika amasaha wese rero ushobora tuvuga ngo wigeze guhagarika izuba wenyine se nyine kuri iwe yari hagaritse gute uriya gawe yari ari muri ndi autorité y'Imana avuga ati wazubawe abanzi bacu arigenza ntekereza nkavuga ati se ko yahagaritse izuba yahagaritse n'amasaha yarahagaze cyangwa izuba gusa ryaragunyerera akarigeza na saa 3 za nijoro na saa 4 rikihajyana sinzi umuntu wavuze ngo niyo mpamvu ibintu bihugu byacu bamwe ari kumanywa abandi ari nijoro muri cyange cyawe shuwa ndago ubushakashatsi ngo menye neza ariko we yabonye aho yari ari bugiye kwira arahagarika ahubwo ataba abanzi bacu bugiye kwira tutabishe ngo tubamare banze uhagarara aho ngaho tubanze tubarange kuko yari mu bubasha bw'Imana nk'ujya kwa Eliya yavuze ati izuba imvura nziza kandi kuko imara imyaka 3 nawe 6 yasuye gusenga kandi rero nuvuga ngo igihe rero gifite imbaraga ku buryo nta muntu n'umwe ufite imbaraga kuri cyo ubasha kugihagarika cyangwa cyihutisha nuvuga ngo kubera ko ndi mu bihe bibi ndi muri situation mbi reka gishire vuba bikonsome gishire vuba igihe ni cyakindi amasani yayandi iminota yayindi amasegonda kugeza atera ntiyoro yihuta nuvuga ngo ya minsi wa mwaka umare amezi 12 ni yayandi nimba uri mu bukene wihangane kugeza icyo gihe kiranga igeze kumva umukecuru umwe n'umusaza yagiye ku bitaro ngo ashikwa amezi imiti bamwe ati muzehe iyi miti nuyimara nibwo uzokira tutarayimara ntiwokira bashikabwira umuntu utambukanye ati bambwiye kandi uzokira ariko imiti nayimaze mukecuru ati cyo cyoroshe zanzigaburira hagati turara tuyirangije n'ijoro yose uba ko yazayihutisha igihe amakire vuba tuyigabure bwa mukire vuba umwe amwe igicundi igice tuyirange ngo mukire nose ko bari babwiye uriya mugabo ngo nayirangize iwe nazokira none bayigabure gute none uga yarakeneye kumufasha ngo yihutega ishire vuba imiti ishire vuba nemaraga ive mwikopo cyangwa urumvaga baramubwiye ko imiti nishire ni umva narangiza kire mbese nibwo azakira none umukecuru ati kugira ngo ukire vuba yazabona umugabo we kuntu umusaza asanga ko cyabakunda abonye kuntu yaremze avuga ati umushinga ntayabanje gumba rende gukeka kwihutishe akiri ayo makubabara tugaburira hagati muze mwiri nanjye asigaye kiba ngo bari bagiye kwihutisha igihe cyagihe cyo gukira bagiye kukihutisha hatarakira niba ari iminsi 30 uzofata imiti ihangane niba ari ubuzima bwose ihangane igihe ntacyo gihindura umva ko cyabaye bihutisha igihe ngo amare bose baje mu bitaro kandi none bose baragwaye uzamagwaje mu bitaro kuko bashatse kwihutisha igihe Nenizo narimvuze waba uri mu bukene uri mu bihe bigoye cyane menya ko igihe gifite imbaraga ntacyo wabikoraho kugeza igihe cyawe kirangiye icya gatatu twavuze ngo amaherezo y'igihe ni ayahe naho twari tuvuye igihe gifite imbaraga iri cyo gihindura none amaherezo yayo bizorangirira he ko ndi mu bihe bigoye cyangwa se bizarangira he ndashaka kuvuga ko amaherezo y'igihe Imana niyo metero y'ibihe Imana ifite umutozo w'ibihe nizivuruga ugushaka yonyine hari abantu bazavuga ngo afite igihe cya muganga zawe kandi kinyoma Imana yonyine ngo nizituma umuntu apfa nazituma umuntu aba hariho abantu bavuga ati ndagufite gute no kurekura wowe ngo ibiri zivuga ngo se ndi wasanze n'intumbi inyoni gwishwe n'inzara kandi ntizazihinga nta mirimo uretse ko imirimo y'abandi ntazazihinga ntazigira amastock ntazigira amacount zibaye haba ngo nkurekuye gutya umuntu yosura kubaho kandi ikinyoma kubeshejeho mu gisagara none kubeshejeho mu gisagara neza kuva umuntu wabwiye umuntu ngo bamurekura mu gisagara ngo bamayibo ngo yobimbuga gutya ngo ni ikinyoma wewe bakanze gutyo barakubishe kuko utamuntu ufite igihe cyagifitwe n'Imana niba shaka bakurekure niba shaka bagute kuko igihe cyagifitwe n'Imana nta muntu ufite igihe cyawe niyo nyine kurekuye ufite umutoza wiwe niyo nyine kurekuye birabirangiye kandi yagufasha tibikunda kuko Imana rero ifite umutozo w'ibihe ari metre ari ijeri igihe niri kwivura igihe yonyine izigikatisha mukisanga mu butayu
bwacu karikatisha ukisanga ku muhanda bwacu ukisanga mu matopi yepfo yonyine nubwo bene wacu bene wanyu babakize bameze neza menya ko ntacyo gukora tabaza bapfa bafite bene babana kubafuza kandi bafite faranga tabazagira ibibazo runaka bafite bene wabo uzuya ngo niki nkunda kubwira abantu kuriya iyo umuntu agwaye faranga yabari ntukage ngo nuko ari mwene wanyu nuko Imana yakoze mu mfuko wiwe n'Imana iba yakoze mu yonyine gusiga ngo umuntu runaka ariko amafaranga yakundwa kandi nawe ntababuze icyo yakoze kandi nareba nafite benshi ariko batanayatanga ariko Imana yamwemeje ikamukonvenga ati heza SP ifaranga azitanga zorusha kandi rero umuntu wivovotera ngo kunyi ifaranga menye ko ari igihe niyo cyakugezeho igihe nimba kikugezeho kiraguha ifaranga kitakujeho kibikunda reka kwikorera n'abakunyi ifaranga bari hanze cyangwa bene bari bakwigoreye n'igihe nabusiwe n'igihe kuko iyo cyaje uzoreka kubona ifaranga ziraje yantekereje gute ese ibi byagenze gute ukabona ko ibiraza ibintu kibirisuka ntacyo wakoze na kimwe umenye kuri mu gihe cyawe kiza kibi kibazo gikomeye nuko ari n'abantu bakorera amakosa muri icyo gihe so atigesha umunezero akayikoramo amakosa kubera umuhimbo abandi baba mu bihe bigoye nabo bakabikoramo amakosa menshi rero menye kuri mu gihe ugerageze tugwe mu makosa kuko hari abantu baba mu bukene bagakora ibintu bitokorwa n'umuntu muzima akabwira ati nari nshonje nari kugira gute kubera inzara nabo nta kundi kwiba cyangwa nkora ibi akisebya kandi abandi bagira mu gihe cyiza biguswe n'Imana kandi aho ngaho hagwa abantu benshi mu gihe cyiza niho hari imirambo intumbi y'abantu bari bakomeye abantu bari bafite ijambo abantu ko barapfira mu bihe byiza byo kwibukwa n'Imana cyangwa ngo uramuntu ageze ahantu heza yakora indwara bati si umuntu byagenze gute rero bivuze ko Imana niyo metero w'igihe niri kuri vora y'igihe iyo uvuze ngo igihe cyawe cya promotion kirageze nubwo hoba ndetse yitanga imbere iyo uvuze ngo igihe cyawe cy'ubutayu kirageze nubwo bene wanyu bokorana ngo gukure mu butayu uzuhomba nanone uzamuhomba ni inyatsi bazaguha umutaha ugahomba bagira gute bikanga twaragerage no tugire gute none tumukorera iki ko twagaye ibyo bishoboka byose niki nawe uri mu gihe cy'ubutayu menya kuri mu butayu usenga Imana kuko niyo iri kuri vora ugira ati Imana nkomeze muri kino kigaragaza muri hari ikintu tuza tunasengera ntiwosenga ibibi ngo rike kubaho niko na bibiliya ngo mukoreshe neza igihe iminsi ari mibi ibihe bibi bizobaho ahubwo usenga ngo Mana mushoboze kubicamo neza twese ni ukuvuga ngo isi cyangwa ubuzima ni uruvange rw'ibihe byiza n'ibihe bibi byanga byakunda buri muntu wese afite ibihe bibi byamubayeho anafite ibihe byiza byamubayeho rero uhora usenga Mana muri ibihe byiza fasha kubibamo neza basha kubisohokamo amahoro ibihe byiza cyangwa bibi Mana mfasha kubisohokamo amahoro kuko twavuze ko mu bihe byiza hari abagwayo n'ibihe bibi hari abagira bate bagwaye hari abaguye mu bihe byiza mu bisubizo hari abaguye mu bihe by'ubugaragwa cyangwa se by'ubutayu rero Imana rero niyo iri kuri vora y'igihe yonyine wa muntu uri mu gihe kibi senga Imana kabisa uyibwire ngo Mana mfasha guca muri ibi mbasha kuzambuka amahoro iyo naramutse amahoro tuba muri muntu n'intware kazi yawe n'ibibazo kahujya kwa Yobu rugero rwa Yobu niyo muntu ndibaza ko nta wundi muntu urahura ibibazo byiza Yobu yahuriye kubura umukire kugwayo gwisi igitondo kimwe ugasanga usigaye gutyo uriya mugore wiwe ntawe umugaya cyane yari afite rezo cyo ati yiwe Imana yawe yakurekuye nta bimeze wakoze amakosa ni ngaho wakoze kandi cyo nayobuze ku gihe niko byagiye cyayo bera umukire kandi atekereza ko afite inshuti z'abakire nyinshi zagomba no kumushumbusha byose kuko nawe wenda hari aho yari yarafashije ariko kuko yari mu gihe cy'ubutayu inshuti ze zaraje ziramusura zimana nawe iminsi zirira ziramubwira ati ipime kumuzana urebe ntabwo Imana yapfa kure no mwijuru abamarayika bazakora amakosa ni ngaho ufite ikibazo n'Imana nta kibazo yari afite na kimwe n'Imana kuko ngo yagiye kumuzana ngo arapima asanga ni muzima aravuga ati jewe umugore ati watutse Imana nanone ukifi amusubiza ijambo ryiza ngo navuye mu nda y'amatahi nari mfite nzosubira n'ubundi Uwiteka niwe wabimpaye ibintu byose ni nawe usubiranye ariko abana bati iyi Mana no kuvuga ngo Yobu yari yaratahuye igihe cyane hari umuntu uje gusenga akaba avuga ngo yari mu gihe kibi ngo Mana ngo nukora kino kintu
ngo ndamenya kuri Imana ni ukuri nubwo itogikora n'Imana Imana ntizo Imana kubera ko nubwo itogikora kandi ntizoreka kuba Imana kubera ko itakigukora cyane izahora ari Imana wawe mu bibi Imana niyo yaretse ko bikubaho muri mu bihe byiza Imana yaretse umwana wa Yesu Kristo akabambwa akamutera icumu kurabona ko wari ukomeye cyane kuko umwana wayo kinege nuvuga ngo rero abantu bazasenga Imana ngo nuko nugikora ngo ndamenya kuri Imana ko muribesha ni Imana ushonje ni Imana bakurukanye mu nzu ni Imana wabuze minervare ni Imana warabuze abana bakabidebire ni Imana ubuzima bugoye ni Imana igizo buri mukire tugaboye ngo nubikora ngo ndamenya kuri Imana tiwo yikura ku mutebe yawe nta matora azohaba ngo uzoyima amajwi yawe uzoyagumana rero Yobu yari yamenye ko ari igihe arimo ari hanga katora no ku gice cya 42 Imana aje umushumba kubera ko yihanganiye igihe kugeza ku iherezo abantu benshi rero harigaga mu gihe yari umukire kuko nguko yamanuka akavuga ati Imana ntayikibaho irahari tizohinduka tizipfa tizigwara tizisaza tizayimuka tizayivovota gusa nuvuga ngo ubuzima amenya ko uko twayivuze ni uruvange rw'ibyiza ntazi ibihe byiza hakaza ibihe bibi hakaza ibihe byiza hakaza ibihe bibi nuko nguko kwemeza amafaranga azeri Rwanda ejo bundi akarara ahandi ukarara gutyo rero cyo nari mvuze ngo Imana niyo yonyine imitozo ibi hari umugabo mwigeze gushaka kurwanya igihe cy'Imana nibi yazabunga witwa Farawo abanyisegeye cyaho cyarageze cyo gutaha babakoresheje uburetwa imyaka hafi 400 irenga ngo uci igihe cyaho karega cyo kugenda Farawo ikitangaza cyambere kirabaye reka icyaka gatatu kandi akavuga ndabarekura none bamara gukira ati aya matafari nizoza kandi kuyaforma ayizo umubatse nizoza kandi kuzuba toya ni mugumana badanye ngo goye kuri 10 abana b'imfura bose bara ngo uce mu gitondo ati none ndabarekura mugende ariko umutima wanga kurikura ngo bamara kugenda arabakurikira n'umuntu igihe cy'Imana cyageze reka oroha arabantu Imana zizamura ngo utumugwanya kwamutaka kumusebye nguriye urwabo ngo barabatindi ngo ashaswe gute ngo suku nguriya ngo kwameza akazi ngo gute nguriya ngo mwene naka ngo yewe igihe cyo cyageze oroha cyo musubiza inyuma yo kura mwamamariza batuma muzamuka cyane Farawo arabakurikira icyarangiye muzomubaza hari ingabo ze zashiriye mu mazi kandi abandi bayambutse ubashagwanya igihe cy'umuntu cyangwa igihe cy'Imana cyageze uzasiga umutwe gerageza nubona umuntu yazamutse kumugwanya ngo umutange kuzana amateka y'iwabo hari umuntu wenigeze kumva bavuga Imana yazamuye nyine bari ahantu bavuga ngo naka ngo iwabo ngo bagiraga amavunja bibwira abantu narindimwe ubundi numvishije wavuze nguyu ngo kera ngo yari mubi umva ntabwo yari mubi se yabaye mwiza kubera ko yagize uburyo soko nyine ngana nawe baza umuntu uza kubwira abandi ngo naka ngo wabo kuhagarara amavunja kubagira ngo ubucafu karagaruraga ibyatambutse ibihe byatambutse yaratangaje cyane ashatse numa ndibaza ashatse kutubwira iki umva yaje ahantu babakunda mwivuga gutumwa twese naka twatanga yamayitango ngo nabi wacu ngo bagiraga amavunja ngo bagiraga ubucafu none ko afite ubucafu bunye hari ivunja bamukuye so hari abantu bashaka gufoza abandi igihe cyabaye cya promotion ariko nta mbaraga bafite abafite gihe Imana yazamuye umuntu ntabwo mushirikira mbwa ati courage ko nawe hari gizo zamuka kandi uzakorera abana nabazo bikorera gerageza rero ntuwe nka Farawo ubitanga umugambi w'Imana ingabo zasezoshirira mu mazi ubuzima bwa butazorohama ukagwingi yunda azamuka gusa yego hanyuma tuzakugana ku musozo reka turi ku cya gatatu muri Zaburi ya 90 ku 12 haba ngo utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Bibiliya ifite ijambo ry'Imana nayo iravuga neza hamwe na tagatifu nazikunze cyane twumve ko zivuga Bibiliya ndebera tagatifu nimba ifite aho ngaho kanga 90:12 9:12 haravuze ngo 9:12
iyanje iravuga ngo uje uduha kwibuka ko iminsi yacu ibaze. Umvanga biriya rero ngo utwigishe hano nawe rero ngo tuwe kwibuka hari abantu batazabibuka ko iminsi yabo iharuye. Uje uduha kwibuka ko iminsi yacu ibaze. Iki nico kivuga neza kumva nawe hano nawe ngo twigishe reka mwe kukwigisha nta masomo nta kigo na kimwe nta faculty na kimwe nta university nimwe izayigisha kubara iminsi yo kubaho. Ntayo iyo mwaze kwisobanura ngo uje uduha kwibuka nigisengesho ni Mose akwandika uzumva kwibuka ko igihe cyanje kibaze igihe mbaye ngo mfite igihe cyose mana nyibutse ko giharuye cyashize bate icyo kintu uje twakwibuka ko igihe cyacu kibazo wabonye ntagatifu aho ngaho uko nivuga haze ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Iyo ni Bibiliya isanzwe ntagatifu iravuga ngo nazikunze cyane amagambo zazivuga ko kirasobanura neza ico ngico ufite cyane uduye kwibuka kino kindi cyaba ngo utwumvise ko iminsi yacu ibaze nangwa abantu batazumva ko iminsi yacu ibaze ubitwumvishe ko iminsi yacu bitubemwo ibaze ari abantu batarazumva neza bati jewe nzohoraho nzora nk'igiti cyangwa umusozi mfite igihe cyose ahanga aravuga rero ngo utwumvishe ko iminsi yacu ibaze icyo mpa nawe wakurikirana ibiganiro ubyumve neza ko iminsi yawe ibaze cyane. Muri zakoze n'intwara aravuga ngo nuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira. Yesu aravuga ngo tukwiye gukora umurimo wose hakiri kumanywa bugiye kwira hari igihe buziba rero gerageza bumve neza ko iminsi yawe ibaze kandi batazumva cyane cyane ko bavuze mu myaka y'ubusore y'abantu hari abasore bumva ko iminsi yawe akiyumva kumva ko ufite ndi mu busore ukabona uzohora izo mbaraga ukabona izo mbaraga uzihorana ukabona ubwo busore bwawe ntacyo kunyiganyiza ndetse bagakora n'amafuti menshi kubera bwa busore bwawe ariko biriya yavuze ngo utwumvise ko iminsi yacu ibaze icyambere isenga ukabwira ukumva nawe ko iminsi yawe cyane kuko yavuze ngo iminsi yacu Imana yibaze yishiraho iherezo hataravaho n'umwe utwigisha kubara iminsi ari uko atwigishe anatwumvise tuzumve bije mu mitima yacu ibaze icyo gihe bizadufasha gukoresha igihe cyacu neza. Rero numara kumenya ko ibaze uzabyaza umusaruro numenya ko ibaze uzamenya ko ufite igihe gitoya umwami uzara ngo dore igihe kiragiye ngo nimugabiza mutanga ubugingo bwanyu bwa bene data bose dore igihe kiragiye abantu Yesu bakwiye gukora umurimo kuko ubwiye kwira birabizenze ko ubwiye kwira ariko abantu benshi tubona yari ku manywa bumva azomaka ku manywa gusa butazira ariko ko burira abagera bwije ninga saa 11 cyase kubikirira hari umuntu kubera igikwazo akakubera igihanda akakugora mu buzima tukababare cyane uzomenya ko ari igihe ni igihe cyamugutumyeho oya ni igihe kibi urimo ari umuntu akuzonga akakubera ko ari umuntu uzogire gute tukabara cyane niba ari igihe kibirimo nayo mbabwiraga kuri wa munsi umugabo umwe ngo yari ahushutse ahantu ngo amare asanga umuntu wakusabiriza ngo amare wa muntu wasabiriza aramubwira ati we pakwifaranga wa mugabo yari yambaye neza n'igitoko kagisa neza yambisuje ikoti ngo arangize aramubwira ati pakwifaranga wa mugabo ati ntazo mfite nta faranga ufite ati cyane pabasi n'ijana ati amahera nimba atarafuje nimba atarafite noneho umuntu ngo aramubwira ati ntawaje mushaka icyatwe dusabirize nimba ndanijana ufite icara hano dusabirize twese nubwo ubereye n'ikoti je nambaye nabi icara hano dusabirize kuko yigere cyakugeze bazagutuka bakubwira nabi n'inama zo mu muryango zaba tuzimenye nuko tubumenye ko umwana nakangwa yarashatswe cyangwa yarashatse nakasha ryari menya ko ari igihe ariko baba igihe cya promotion bazabona nakataraza inama ndiyo kandi turayisibiza aho kubera ko uri mu gihe cyiza ari mu gihe kibi tibazamenya kubaho n'urugo rwa famille tuzobaho
turavuga uje gukora iyi bagushira ubwire wa muntu we bataje ku rwego rwa famille kwera kukenye wihangane ni igihe umunsi Imana zo kuzamura bazarinda ushike inama ibone gutangira utaravuga ijambo rya nyuma tibizokunda icyo ni imbaraga z'igihe kandi Imana ifite umutozo w'igihe umusenga Imana gusa igumika ivuruge wihangane kugeza ugisohotsemo amahoro. Amen. Nari mvuze ko hari abantu bibwira ko bafite igihe cyabo cyose mu biganza byabo ariko ni ikinyoma kuko Imana ifite umutozo. Umuntu uvuga ngo afite igihe cyo mu biganza byiwe cyangwa afite igihe cyawe mu biganza byiwe afite ubuzima bwawe menya ko ariho ari ikinyoma. Katuje ku cya kane ingingo ya kane ni gute umuntu yahombesha igihe cyiwe. Umuntu yahombesha igihe cyiwe mu gihe arimo konsoma igihe ntacyo hayinjiza. Muze kubona ubu nyine amatelefone yarabaye gusanga umuntu ari kuri telefone nta kintu akora karoweza gusa bwabo emoji karoweza bwabo emoji bumwe wabuseka ubundi bw'imitima ubundi umeze ukuntu waburira na bwa bundi bwose ndonke ni chat gusa itayiza bifaranga nta bintu yayiza mu mutwe nta n'ibitekerezo hamungura habe na kimwe wa muntu we uhora muri yo komara amasaha 35 menya ko ahombesha kandi kwavuga ari ubuzima uri umuhombe menya ko ubuzima bwawe habuhombye uzoza kwireturwa mu myaka 40 utabifite imbaraga zo gukora wicuza uzumva abantu benshi bahombeje igihe bakiri batoya akavuga mu myaka 50 ngo yoba munarinkira umusore je kunda kubaza ngo se igihe bari abasore bakoraga iki yakoze iki kwa yifuza ubusore igihe yari umusore yakoze kuko ndabaye umusaza utarabaye umusore kavutse ari umusaza azumva abantu byo ngo yibonera umusore nkamwe ubone ngifite imbaraga nkizo zanjye ngo bane ngibasha nkamwe cyagihe uzomye ko umuntu hari igihe rimwe na rimwe ashaka kuba aragihombesha ariko hari ushaka kuba aragikoze neza kikaruha akumva aracyafite aracakeneye gukora kujya kwa Yeshua yavuze ati imyaka 40 mfite mpamaga ngo n'ubu 80 niyo ngifite rero arabagihombeje hari nabandi bagikoresheje neza bavuga ati cyashize vuba ariko numvaga nikeneye gukora so no kuvuga rero iyo rero umaze umwanya munini ntacyo waba uraryamye cyangwa uricaye uri kuri televiziyo nyine abazungu ntako batagize kudutwara igihe cyacu hari umuntu ugeze kumva bazakurikirana amafilme y'ama episode ama episode agarira mu episode ngo 500 akareba akajya gufata kuri studio niyo mukiza akajya kuyizana akayireba 500 nushaka ureke kuja kuri uwo muntu nawe warayirebye naje aho vuga makuru sinkubeje narebye filme y'igihinde noneho mpera ico gihe nari mfiba ndabyara ndatwita inda ndayibyara nkiyandeba ya filme umwana arakuza arakurikiza umwana none yageje none nk'amezi nkangara ndavuga ati ibintu ntabyo aho icambere ntaco ndi kunguka muri iyi filme nta kintu uretse kurangara gusa uretse kurangara gusa nta kindi kintu nungutse nta gitekerezo nungutse uretse uwo gampfanye uwo nshigikiye yageze arira nanje nkanye yaje mu bihe bibi naje nkamasa nkaho nanjye byangezeho sanga ko ndatakaza igihe ariko naje kubivamo narabiretse n'uyu munsi kureba filme y'amaseri nabivuyemo no kuvuga ngo abo bantu tubage ko babisha nabigeje kora ubuzima bwa kubaragangiriza kuko iyo minsi kagenda ishira kandi kwishira muri ndabo kwishira benshi bagenda bapfa niko ubuzima bwa bwangiriza ese kurunga iki mugabo umunyabwenge yaravuze ngo ahantu hari ubutunzi kutandi kwisi ngo ni kumarimba bazashingura ko ari abantu baguyeyo bishe nabigiye cyabo ntibakora icyabazanye kwisi hari ubutunzi hari akumarimbi uwo menye imishinga ijyanye hari uwo menye ama entreprise ajyanye arakumpanga ni menshi cyane ko ari abantu bahombeje igihe bareba amaseri abandi bari mu biki abandi bari mu maje igihe cyabo baragikonsoma kirashira utwigisha kubara iminsi yacu utwiyumvishe ko iminsi yacu ibaze tibamenye ko iminsi yayo ibaze baraguma tuzobikora hacyari igihe ngo buce agera ku mwobo baramushingura kandi apana bya bintu byose yarategereje gukora zose yarabifanye babishingura niwo hari ubutunzi kuko Imana naratangaye Imana
igihe cyawe kigeze ntiyovuga ngo ari byo ngo ntiwibwira ngo ari byo ntarakora cyangwa uvuge ngo mana cyangwa imana ikubwire ngo ari byo utarakora ngo nkongera iminsi kuko nawe wose ngwifushije ubusa nubwo cyagiye yategetse iyo kigeze byanga byakunda urapfa bititaye kuko ikamfata nk'urugero agakopo ka bureba muyiguze mukayigi cyangwa ntimuyigi ikaba expire tubishyira mu kate ngo nuko icuzuye hari abantu bameze nk'udukopo twa bureba gicuzuye ariko twabaye expire nibara bari kumpanda hari indi mwari yo rimwe cyangwa kabiri murayibika iba expire timwasuye kuyikoraho kuko woyikora ngo nuko iryoshe se yaba expire nuko ujugunya muri kubera hari abantu rero bameze nk'udukopo twa bureba tukicuzuye bureba yose yari gufasha abana bakaneza n'abagore barabikunda cyane n'abagabo ariko twose baratujuguye abo ni abantu bahombeje igihe rero umuntu urangaye sinzi uhakora cyangwa uzo wirwamo nimba nta kintu wawinjiza mu bwenge bwawe cyangwa nta kintu wafasha isi menya ko uhahombesha igihe cyawe kurahombesha ubuzima bwawe naribuze ababaye abakire cyane nta kindi bakoze urana kumva Bill Gates ngo ashaka kurara akarara ahasoma sekreteri iwe bakoze akazi sekreteri agataha mu gitondo yabyuka aje ku kazi agasanga bose wiwe nyiri company yasinzire ku meza yaraye mu kazi akora uburyo aza ku kazi mu gitondo agasanga arasinziriye kubera ko yarushe none hari igihe umuntu uba wifuza ukavuga ngo Imana izangira umukire ndifuza kuba umukire utawukora bizaturuka he icyo ni ibyifuzo nyine bizarangira mu byifuzo bizarangira mu nukuvuga ngo ababaye abakire barahagurutse barakora bakoresha igihe cyabo nawe ubikoresha neza uzakira buriya ari igihe tunafata umwanya cyane tukiyiriza tunasenga ubukende buva mu cyumba cy'amahombe buva mu gukora inzira yogera ku bwenge gukora yego no gusenga n'ibyo kuko Imana idufasha kubona amaronko ariko najyaga nibaza kera nk'abantu bose kuko abapagani batunze kuruta abakristo twe twamenye ko ubukeye tubura mu cyumba cy'amahombe bamenye ko ubukeye bakure ku isoko bagiye gupagasa ko amafaranga afite inzira yanyuramo n'amahombe afite inzira yanyuramo Imana wese ikagufasha amaronko ukayaronka kandi yaravuze ngo nzahezagira imirimo y'amaboko yawe nzamugisha imirimo y'amaboko yawe ntabwo ngo nzamugisha amahombe yawe nizo gwa n'umugabo umwe rimwe arambwira ngo muri batoya ngo mugende mukora niwe ngo kera aho babaga umugabo inshuti yanjye kusingirirwa musaye twabonye igihe gitoya arambwira turi muto agenda ukore ushaka ifaranga ati ibo igihe cyawe yakenaga ipantaro ya mahombe kamara turamaze sengera ipantaro ipantaro nyumva ke ni ikoti yari ikoti yanaka yashinyikaje mu ndu ati bazo nk'umuntu uri ngabi atari kubunye tumaze kunye gukora bibaho tukayabona tusiga tuyibura twenyine singisaba gusenga ngo muri pantaro cyangwa ikoti cyo gushaka ifaranga kagura ikoti cyane noneho abamisiyoneri nawe uri misiyoneri bari abamisiyoneri b'abazungu bazana ubutumwa muri Afurika baje bigisha gushaka Imana cyane bereka ko gushaka ubuzima ari nk'icyaha noneho bituma Afurika ikena kubera ko bemeye gushaka Imana ariko babangisha gushaka iby'isi ni nko kuvuga ngo iyo ugiye mu by'isi wabaye umunyabyaha wavuye ku Mana nza numva ngo ruguru hari n'undi muntu twakoranye icyo kiganiro arambwira ngo ruguru igihe abamisiyoneri bageze nawe uri misiyoneri gako ndakuregera abagenzi bawe ngo igihe bageze ngo babigishije gusenga barabwira ngo ubuzima bwanyu bube ubwo gusenga gusa ni hari kiriya gipande ndarango nico bageze hagendera hahigwa umukene hahigwa abakene kuko ngo ubwami bw'Imana ari bwo bwabo sibyo umukene mw'isi ariko muzoja mu ijuru mugire ubwami babigisha ibyo bintu ngo kugeza naho abantu inoro iri ya ruguru bazibona ko ya gihugu cacu cyane noneho abantu ngo nugize ngo arazicuruza ngo bakamutenga mu ikaniza ngo yakoze icyaha cyo gucuruza badukuye ku nyama z'inkoko tabaga zajya amagi unyane n'abanyamagezi tuzajya n'injanga kuzo zimbere neza tuzajya indagara so bariya bari bazanye ubutumwa kandi bagize neza Imana yo mugisha ariko ari kuri baduhishe
ukuri ko gukora je nigeze kuganira n'umugabo w'umusaza yaje kwitaba Imana nawe yafashwe muri za bihe nyine kanyuma y'abazungu cyangwa muri icyo gihe cyabo yari na mwene wacu arambwira ati nje ndumukene ariko ndashima Imana ko ndumukene zoroheje sinkeneye gukora ko ayiba bakene imitima yawe agifite yanyumvira mu by'ukuri duhaye Paul nyine babaye muri izo bihe ariko kino gihe cyo dufata cyane kuko batubwiye ngo turebe gukora barakora bagaseye no bakazijana iwabo muzwa amatelefoni dufite aya iPhone ari no bazakuri no mu bihugu zacu za Afrika izi mashini dufite cyo tugura amafaranga menshi ibyuma bikora biza ivini wacu muri Afrika baraje barasahura bari batwereka ko tutagomba kumenya ukuri ko ibi bintu bikene kuko tubimenyaga tibara kubidutwarana twara kubigwanira cyangwa se tukatwara byinshi ariko baduhuma amaso bashiraho igihu nanganira n'umushuti wanje muri Canada arambwira ngo Canada ndangura cyari colonize n'abongereza nono arambwira ngo iri iwawe kimukireme yagiye ku ishuri ngo ashike ngo aramubwira ngo uzomvuka ifite inyota ikintu cyambere yashite bamwereka kigera ku ishuri bamweretse ahantu bazaje kumwereka ikibuga atakana kumva inyota wamusohoka mwari mu ishuri ugende banza ukurure hariya numaruka muri class kiremewe ku muhanda takibazo ndabatese kubera iki cyemewe arambwira ngo nuko donc kubera ko bagikoroneje kiriya gihugu cyabo cya Canada bakeneye kugira abantu bizeze kugira ngo batamenya badahumuka ngo bamenye ukuri babagwanye ubwo ati dukeneye ku bese bazahore babategeka bazaba bategeka ubuzima bwabo bwose biye bagume bidroge bwabwiye ko kuba buvuga ati turashaka kubona independence tibibeho kubera kumva kumwa n'ubwo kirero n'abazungu baje ino muri Afrika n'ibihugu zacu batwese ku butunzi ari bubi twatuvuze babuze no kurya ibintu zose da bindi ngo ingamiya nimba byogera gute ngo byoyorohera kujya ngashikuruta umutunzi ngo kuruta umutunzi ariko twaye Paul nyine abantu bagezwe n'ubwo butumwa babafata ariko igihe tugeze tugomba gukora nibyo ifaranga tugashaka imibereho kandi tukanasenga n'Imana kuko niyo ituma tubibona twabikoresha mu murimo w'Imana tuzoje muri bise wawe mufite amasengesho ngo ndariha isengesho ndabasengera ngende aha nibuze na sanfrari gihe bibaza rumwe twafashe bise ngo dushike ngo amare yamayishura igihumbi komvera tsinkure kijira muri bise ndakujana paka tarayo sengi sasa inkure ngwara mujana sinzi ga yamutwaye abantu bamavuze muri none ati fite igihumbi atoya ngomba kushira misense tukurija bise gututaza ko ari misense rero twoga umuntu nguve mahombi ngozo imbaraga ze mufite jambo verse biblique mu mutwe akeneye ifaranga azamaguye convert nizo zanzindukanye nico naje gushaka nico naje gushaka ifaranga marango we mutaje biwo mubwira ngo ndagusengera ugusengera iki avuga ati biyagumane umpa ifaranga rero no kuvuga rero tugomba gushaka ifaranga kuko zikenewe kwa twambaye gutya kuba dufite ibizuma biba bidufata bibari gusa ni ifaranga kuba birabasha kubishiririya ni ifaranga ibi byose ni ifaranga rero ni byiza ko abakristo tugomba kugira ifaranga tugakorera Imana bitabaye gutyo abapagani bazotuyobora uko bashaka turusha uburyo ego nayo rero ko umuntu ashaka guhombesha igihe ciwe cyangwa se kubwa igihe ciwe ari n'igihe umuntu akwiba igihe cyawe iyo mumaranye umwanya nawe ntakintu wawijize kabadaka ashobora kukwiba igihe cyawe iyo mwamaranye umwanya nta cyayiza mutwe wawe buriya abantu ngo bakiri hasi mu bitekerereze bazavuga abandi bantu kabadamu kumva ko bari inzara ngo zino nzaza ngo wasigiye ko ari umufite inzara nziza ngaho umusatsi ngo wano ngwino saro ngaho mugabo mu misatsi mukaja mu nzara mukaja mu biki mukaja mu mastire mukamubwira menye kugiye cyaka yakika kikiriye bigaka kirashira kuri amara igihe kubitanye cyangwa bamwirwa mpamvu umuntu kanaka sigusenga ngo zayigira mukamuhera kuri naka mukamuvuga mukamuhera kwino mukamurenza mugafata undi mugacu kwa mu telefone umuntu amasabire gashira bavuga nde naka iwe igihe cyo kari kwaje neziri nawe gusa kumuvuga naka hanyuma ibaze kuri ko imisi yabibaze umaze amasaha 5 kumavuga abantu bateye imbere tuma munabigiraho aho kuna bagwanya ngo barishongereje bagize gute yewe
igihe cyawe kirashira ko kirashira amasaha 5 maze abakoze bafite barayahombeje uwagiye guhinga afite agejeje umurimo amasaha 5 ugeze kure yego ariko uwe amasaha 5 uyamaze bavugana audio apere umutima n'utuzi dupfuye nabi uwe mu bwose muri telefone yawe amasaha 5 agashira igihe cyawe kiri wagihombeje kujya amafaranga tuyahomba cyangwa ubucuruzi n'igihe ni ikintu gikomeye menya ko mu gihe umwanya w'umuntu amasaha menshi nta kintu na kimwe akunguye nta gitekerezo gisha akunguye menya ko wahombye nawe ubwawe umara igihe uryamye cyangwa uri mu bindi nta kintu wahunga gerageza ushaka ifaranga cyangwa basi wige nizo bintu bibiri principe zisi gerageza wige hagire akantu wunguka gashasha cyangwa se ukore hagire ikintu winjiza mu buzima bwawe umunsi umwe Yesu yigeze kujana abigishwa gusenga umunsi umwe Yesu yigeze kujana abigishwa biye gusenga ngo ashike ngo bamasinzira abigishwa barasinzira bamakubita igitutsi kirengete barasinzira Yesu arirukanse barigetse mani arasenza ati data umubiri umutima urakuza kumubiri ufite intege nimba bishoboka kino gikombe kindengana ngo agaruke amasanga ba Petero ko baragona yemwe mwabaye gute nimuzuke wabyuka Yesu abasiza amaga ngo none abacu bari gusenga asuye kandi aragiye ngo agereriye ngo agaruke kandi sanga bagica kandi ko baragona asuye kandi ngo agaruke kandi ya gatatu zikinze yabwiye ya gatatu arababwira ati none igihe cyo gusenga cyashize nimujamwe gusenga ati kuko umwanzi dushaka dore ngo yarashitse nawe ngo musenge yake mugifite igihe mwanzi none rero nyina babigeze tubigike niko musenga hari uzifuza gusenga utagikunda hari uzifuza gukora ikintu runaka bitagikunda menya ko wabwiye ngo urasafite igihe ngo kubanza uryame hari uzifuza ibintu bitagikunda nabwiye abantu nage tubona nk'abantu bageze hanze muzabaza ikintu cyo gusenga umwanya warashize ndimo afite umwanya wo gusenga senga nimba ufite umwanya wo gukora bigishoboka Yesu aravuga ati mureke ibyo gusenga ndimo mwikaragasa ngo urumva ngo turi mu mpwemu ngo twagutse neza ngo twase igihe cyo gusenga sharangi adreba mu konsumira ngo kiriyongera plus 1 ni moins ese igihe cyawe kurayikoresha gute umunsi wawe kurayikoresha gute karendwe yawe imeze gute tiwaba waracibwe cyoba cyarashize tiwara abantu baba gukonsoma igihe ninde uzi gukonsoma igihe wakurikiye kuri kamera menya ngo se ninde wakumara igihe cyawe ni uriya muntu muza muganira cyane nikaza kungura mu bitekerezo nikaza gufasha menya ngo uzantindamo cyane niki bikumariye YouTube yaraje ari ibintu byiza kwa n'ibindi kandi bibi biyoza ubwenge bw'abantu umuntu bakavuga ngo amatelefone mabi bitewe n'uko yakoresha menya ngo amatelefone yawe uzuyakoresha kandi Imana yaduhaye guhitamo nicyo kintu yakoze Imana yo gufata ku ngufu uzogenda urebe ushaka ari byiza urebe ubutumwa bwo gufasha urebe ama documentaire y'abakwize ku bintu zo gufasha kukungura ibitekerezo ariko kamabanga ngo areba ya mana ni wazo amafilm biragoye cyo twogitindaho cyane reka tujye ku cyakane twama tucihutisha singisobanura cyane ni gute twabyaza umusaruro igihe cyacu ibintu 10 ngiye kuvuga nihuta icyambere no gutegura igenamigambi planification hari abantu nko mwijoro shaka ngo suje ufite gahunda nyabake mwozo bimenyeje bukeye mu bintu byejo ngo gukora ibintu byejo ngo gukora ibintu byejo n'ijoro gute kuko banza ngo turi ko bucago turabimenya mu gitondo utazi ngo yaje akaza azimira gerageza ukore plan uvuge ngo ejo mfite gahunda iyi ni ejo mfite gahunda iyi ni yaga ni mugoroba urebe ukore evaluation umenye ngo se gahunda nayo nihaye nazigezeho programme nayo mfite nazigezeho ko nutuya plan onda zavuga ati twagisemuje mu mujyi mbona ntacyo naza nkora ngo tugende mu mujyi ndakaza ati se wamperekeje ngata akaye tujya no kuri za sasa kwa musezera wawe ndatereka njana naka yemeye ko nangurizo kujya za sasa mukaba muri koneri ndatiwe kandi mugoroba gasake na saa 10 atuze tuvugane ndagukeneye nimugoroba tusangira gafantana mukaba muri kikonera mukaje muri fangasi cyangwe mu bindi mukaba mwibyo ngiyo na brochette umunsi wawe usubashize niki mwishije tafaranga winjije hamenye winjije uri uzere kuri gahunda z'abantu gerageza rero icyambere no gufasha koresha igihe cyawe neza no gukora igenamigambi planification ukategura
umunsi wa niba uvuga ngo umunsi no kuruhuka uvuga ngo nawupangiye kuruhuka niba ngo umunsi wo gukora ibi bikorwa ni umunsi wo gusoma igitabo ni umunsi wo gusenga gerageza ukore plan. Icya kabiri kumenya iby'ingenzi kuruta ibindi, kumenya ama priority. Hari abantu bagira akajagari batabizi ingenzi kuruta ibindi, ukumva ibintu byose ugaherari nyabuna reka akajagari. Gerageza umenye ama priority kuko nutareba neza usanga warakoze bitari byihutirwa, bitari byihutirwa kuko hari igihe tugira gahunda nyinshi ariko ntitumenye ama priority. Niko bimeze kuko hari ibintu bimwe usanga bitihutirwa nubwo tubona bikora nubwo tubikora umunsi ntacopfa, hakaba ibindi biri ngombwa ko ubikora kare byihutirwa. Rero menya ama priority ari uheraho. Nimba gusose mu gitondo ukabona akazi kabaye kenshi n'umunsi n'ikintu uheraho. Nk'urugero nko mu nzu nimba ufite guteka, ukaba ufite kumesura, ukaba ufite gukora amasuku mu nzu, ufite nk'abantu ugomba kugaburira saa 5 cyangwa saa 6 ukazuka nka saa 2. Baba ngo kubera ko muza mpera gukoropa mureka mbanze nkorope munoza amasaha ngo ndaba ndateka kandi ufite kugaburira abantu saa 5 menya ko uzazuka za saa 5 ntabuza kugaburira abantu amuhera guteka urabukoropa nyuma urakoropa nyuma ngo ariko ngo yanguje ngo ngere kuri iki ngo ngakurikiza iki yewe igihe cyagiye wajyamiriye gereba priority ari uheraho. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu ni ukumenya igihe ufite kitazahoraho kuko icyo twakivuzeho cyane sinari komantaho nabivuze ko twese dufite igihe kingana ariko umusaruro biterwa nuko ubikoresheje. Igihe ufite ntikizahoraho, twese dufite igihe kingana ariko umusaruro bizoterwa nuko ukoresha igihe cyawe. Uriwe cyangwa ushaka kuzaba we bizaterwa nuko ukoresha igihe cyawe. Uriwe njewe ndamatunda ndi imbuto zo gukoresha igihe cyawe. Nawe wadukurikirana uri uno munsi ni imbuto z'ubyo wakoresha igihe cyawe. Twese abo turibo cyangwa dushaka kuzaba bizaterwa nuko dukoresha igihe cyacu. Nujiriya naza numva Bill Gates nyine nakomeje kumuvugaho nuko nategeye documentaire yaravuze ngo ntabwo ari ikosa ryawe ngo kuvuka uri umukene kuko ntwahise nk'uvukire ngo ariko ngo ni ikosa ryawe ngo nupfura umukene. Si ikosa ryawe ko waravutse uri umukene kuko si wahise mwavukira twahise mwavuzika kubyara ngo ariko ni ikosa ryawe ngo nupfura umukene kuko iyi gishoro ufite ni umwana nawe ndakindi yakoresheje. Tize n'amasomo menshi yagarukiye muri secondaire nawe tize kaminuza bari bashaka ko kwiga amategeko arakwepa aje gukoresha ubwenge bwiwe asoma ibitabo akora ubushakashatsi nibwo yavuze ati nupfura umukene ni ikosa ryawe ufite igihe wokoresha kugira ngo ufite amahirwe yo kubasha kugera gute kugera ku nzozi zawe kugera kubijya urota kugera kubijya utekereza. Ikindi kintu yavuze umunyamakuru yigeze kumubaza ngo aramubaza ngo se niki yakoze kugira ngo abe umukire wa mbere ku isi ngo amare ngo asabe inshuti yiwe ngo sheke aramubwira ati pereza kuri iyo sheke arayisinya ngo rero umunyamakuru ngo andike amafaranga umubare w'amafaranga yose ushaka ngo umunyamakuru aramubwira ati nyakubahwa ntabwo aribyo navuze narimbajije ariko ntabwo ari ibingibi ngo asa aramubwira ati si mandika amafaranga ushaka to yawe si ifaranga nagusabye utagamo nagusabye ifaranga nakubwiye ngo si ibyo nakubwiye bamubwira ati sansubiza sheke yanje arayimushubije aramubwira ati mbaza reke yazo rubajije aramubwira ati nari kubajije ngo se niki wakoze kugira ngo ubashe kuba umukire wa mbere ku isi ngo aramubwira ngo nuko ntigeze mpfusha amahirwe yanje kuko wayapfusha. Mbese munyamakuru barahomze yaragize gute iyo amahirwe yabo akajya yabonye yaramubwiye ati sinya yarasinye Bill Gates yarasinye aramubwira ati andika shifre y'amafaranga ukeneye. Umunyamakuru ati ntafaranga nagusabye nje umunyamakuru naje kukubaza Bill Gates ati nyamunasi andika amafaranga nyakubahwa wanyumvishije nabi vra nta mafaranga nagusabye ngo umunyamakuru naje gukoresha interview ni ata ndarasheke yanjye kera yari yamaze kwisinya ndarasheke yanjye ayimugarurira hamwe ati se surubazi kweza wabajije ngo arabumya ati se niki wakoze gute Bill Gates ati ibanga rimwe nuko ntigeze mpfusha amahirwe kanga upfushije
warubonye ifaranga none amahirwe aragucika wa muntu we hura n'amahirwe kuko ngo si ibyawe rwaye Paul amahirwe ubonye yabyaza umusaruro niyo nari mvuye ngo icyo uzaba cyo cyangwa icyo uri cyo ni imbuto zo gukoresha igihe cyawe. Icya kane, haranira gukora ibyo ukunda kuruta ibindi. Haranira gukora ibyo ukunda kuruta ibindi, kuko nukora ibyo abandi bakunda uzaba ukora muri agenda y'abandi. Hari abantu bazi ibyo bakunda kuruta babikora, bakora mu byo abandi bakunda, bataje kungaya, bataje kumbona nabi, bakagenda muri agenda y'abandi. Gerageza bya bintu ukunda kurusha ibindi ari byo ukora. Tukora ibyo ndakunda ngo naka ngakunda gutya ni wakora cyangwa gushaka uri kuzuza agenda yawe. Icya gatanu twihuta, ni guha agaciro kuruta ibindi. Gerageza kumenya ibyo uha agaciro kuruta ibindi. Ubundi ahantu bavuga ngo hari abantu bavuga ngo ntibazi umuhamagaro wabo, tubaze Imana yabahamagariye, ni ukutamenya icyo bakunda, icyo baha agaciro kuruta ibindi. Uzagenda uha agaciro kuruta ibindi ari byo ukora, niyo pasiyo yawe. Kandi ukunda gerageza. Abanyafurika cyane cyako n'abantu benshi hari gafata umwana w'akashanga ngo mworiante, ariko ugasanga umwana si ibyo akunda. Hari abantu bamwe bize ikiganza ko cyo kibamo amafaranga, bene uwo muganga mwahuye ku bitaro yakuvuye aba afite umushiha. Namuntu bize abaganga bagira imishiha bize benshi babugiye ifaranga ariko ntibigiye, ariko umuganga wize ikiganza ari domaine yiwe, ari byo akunda kurusha ibindi. Iyo wamubwira urwaye uzamubona ko ari wawe uremba kukurusha. Yo niko byagenze. Pole sana, ihangana waza kumera neza. Nawe wewe uko ifata gute ngushaka gukira ngo cyangwa ushaka gukira ubwo yaje gushaka ifaranga somera yagiye areba ifaranga ati mu kiganga hari ifaranga. Umuntu rero uri mu bintu akunda kurusha ibindi. Ndakubwira abantu ari ibintu je nkunda cyane. Nigeze kuba nkora ibintu za sonorisation, ibintu by'iki mu kanisa. Iyo nambi nararuhaga, ariko nubwo naruhaga kumva ndanezerewe kuko ndi muri domaine, ndi mu bintu nkunda cyane. Ndi mwivuga butumwa, nigeze kujya mwivuga butumwa ahantu nari ngwaye, ngo ndangize naratashe nanumva ahantu ingingo zifatanye, kaza numva kwarangiye numva nk'induru, ariko nari ndi mu kanisa nabyingiriza kandi mu kanisa nibyaje sikunaje gukora ko nari ngwaye meze nabi, ariko ngere ugatuti nawe muzima nontaye sasa ndaribwa ndanasoza kujya gatuti, ariko ko yako ngikunda mba numva ntacyo kitege nuko nubangwaye mbasha gwa nkagenda gusa nubikora. Ubasha kumva saa kenda ati ngatubwira ijambo ry'Imana nuriko igerageza nawe umenye ibyo ukunda cyangwa se ibyo agaciro kuruta ibindi ari byo ukora. Icya gatandatu, fata ibyemezo bijanye n'ibyo ushaka kugeraho. Hari bafite akajagari batazi icyo bafata bakumva bafata byose cyane ikije cyose. Basanga umuntu iki ngiki kikabona ni cyiza, woje kwiga n'ibi ngibi, wo kora n'ibi ngibi, business zose kumva uzikora cyane. Giye kugerageza fata ibyemezo. Kandi aka kantu ka gatandatu abantu benshi bagapfiriyemo, abantu batazi gufata ibyemezo. Uno munsi ukamusanga ari mu nyanya, kwacha usanga yagiye mu ntore mu bitoryi, kwacha basanga yagiye mu mahuzu, kwacha kaje muri kashapo, kwacha kaja yewe tukuziye. Gerageza abantu bose bakomeye bubatse izina mu kintu kimwe. Yivuze Bill Gates twavuze hari aho tumuzi, tuvuze Steven Jobs hari aho tumuzi, tuvuze runaka hari aho tumuzi. Nawe uri mu bintu byose reka mbwe ko ndatuzogeraho. Gerageza ube mu kintu kimwe, kubera yuko abaza gushaka niba avuga mu kintu runaka ni experience uko ibintu bintu nimba reki nimba ukeneye kamera nziza, umuntu ufata amashusho meza ni naka, ariko wowe uri mu cameraman, uri mu businessman iriya, uri pastor iriya, uri evangelist ahandi, uri umuhinzi iriya, yewe ugushaka gusanga wagize akajagari. Niba ufite akajagari biragoye kugira ngo ubashe kuko nane ufata bakabwira ngo angane hari ifaranga ukabubwira, hari ifaranga ukabubwira, niba wakora mutatuzogeraho. Yakubwire ko nufata ibyemezo uzogera, niba bizukunda nufata ibyemezo bizagufasha kugera ku ntego zawe cyangwa kuzazigiye cyawe umusaruro. Icyaka ni kumenya aho mukorana, nacyo kirakomeye. Hari abantu bagira amaproject bakora ntibamenye aho bakorana, hagira akajagari no mu gufata abantu bose abo yibwiye ko bari kumufasha bakangiriza n'ibyo yarafi. Ibi ngibi ni ikintu gikomeye cyane, kumenya urugendo ufite, kumenya iyo uhaja, ukamenya n'aho mushorerana. Ko hari abantu mushorerana yashikayo guca intege,
nkanyamurira nimba yigeze kujana na mukristo ngo shikati ngo amare gushaya ati cyangwa igwazo tuyakiza niki kera dutangiye gushaya ntaho turaje bambwa ati Imana yamfashe gusa nkavamo no mushaya ndasubira iwacu jewe ibintu zo gukomeza wapi hari abantu rero mu mushinga wawe muri projet yawe muri gahunda zawe ako gufata gukomeze bakakucara mu mutwe bakavuga ngo ibintu wakora ngo ntibizokura ngo naka ngo arakomeye kurusha unanaka ngo uzobaze ukuntu zagenze ariko watekereza yuko bati siko nyine ari byo kamusanga uradindiye mu mazigi ahantu gerageza rero selection abantu mujana mu cyitwa cya munani kumenya ibyo ushoramo amafaranga yawe hari igihe ushora amafaranga mu bintu udafite umumaro usanga k'urugero ngabo nigeze kudusetsa yarapfuye yakora muri banki avuga ko hejuru yo gusevinga amafaranga abati nk'umuntu uzugwa telefone zibi ngo yamara ukagura n'isaha kuko ati siyo saha kuko irakenewe ufite isaha muri telefone zibiri iyo saha yindi wahongera kugura n'iyiki naye akahita ifaranga kandi buri wese atunze amasaha abiri muri telefone akongera indi saha kuko urumva kumenya ibintu ushoramo amafaranga yawe uguze telefone nta kazi ufite ka telefone wishyuza kuri telefone ugiye gukonsoma amamega soko cyangwa amamega ugiye gukonsoma amayinite nifa uzoyikoresha kandi nta cyayiza habe na kimwe waguze gatorosha ukareka iPhone ni wabura ngo mutabuza iPhone muta telefone n'abandi kuragahinda nimba guhamagara gusa ntabizi yako nimba ari akazi yigure ndakibazo kuzoza izindi faranga so rero menye tushoramo amafaranga yawe icyacenda kumenya ko no kumenya ko utagomba kunezeza buri wese cyo kiri gikomeye nacyo hari umuntu agomba kunezeza abantu bose nushaka kunezeza abantu bose menya ko uzobaho mu buzima mureshe kuko uzakora ibyo abantu bakunda uvuga ngo nokora bino nakayunga reka gerageza winezeze unezeze n'Imana nawe nuvuga ngo yaye ngo ndanezeza naka kora muri agenda naka menya ko utazokora intego zawe icyacumi reka kuba imbata y'ibyo wakoze nabi aho uzakoze nabi guha imbaraga zo gukosora amakosa wakoze komeza ibiri imbere Imana iravuga muri Yesaya 13:8 uzakera ntimubyibuke ngo dore ngiye gukora ikintu bisha gerageza ukora ibintu bisha ureko abantu benshi babaye imbata y'ibizakera zashize ahora n'ubwoba ngo cyagenda koze sheke ngo cyagenda baransetse ngo cyagenda gize kuki oya ibintu bireke gerageza ukoresha umwanya wawe neza gerageza gukora gerageza ndi mahigo izaje Yohana 3:8 ijambo y'Imana ngo dore mushize ingurube rukinguye imbere yawe ukandi nta muntu ubasha kurukinga nubwo imbere yawe ari urugi rukinguye bagufasha kwinjira ukagera imbere menya ko ijambo no kubwira ritari ryiza ubwo rugi ntizahora rukinguye dore ubunyine ishize umuryango ukinguye imbere yawe n'Imana yavuze ishize umuryango ukinguye imbere yawe ariko inkuru y'umubabaro ngufitiye nuko umuryango ukinguye utazahora ukinguye hari igihe uzokinguye gerageza mu gihe ukinguye winjire gerageza mu gihe ufite ayo mahirwe yakoresha gerageza abantu uri muri ako kazi cyangwa mubize kugwakora gerageza ubyaza umusaruro kuko uwo muryango ukinguye uzokingwa rero niyo twavuga ngo abantu rero baje gupfusha igihe cyabo nabi iyo babona umuryango ukinguye bibaza ngo uzahora ukinguye hari igihe uzakinga ndanibuka Nowa igihe amaze kubaza inkuge yamaze ndango misiri kinguye bakaza bakinjira nimuze mwinjire bakaza ati waratubeshe imyaka 120 ntamvura irawe warangije kwe mwinjiye mwese bakinjira atayabo kuratubeshe ngo guci umunsi w'urugi ngo rukubite buki imvura iragwa sasa bambwira ati no ate sinja wakinze kandi zateze ibintu wakinga aba yarabakinguriye ati wamugiranira kiza mpo muriro nakaza ko kufaranga kamukingurira tusaga tubane neza ariko Imana ikubita urugi irarukinga menye ko urugi amaye gufite no munsi tuzoyahorana nibyo kabisa gerageza rero ukoresha igihe cyawe neza kuko igihe kirahita kandi kugihita amaye gufite no munsi imbaraga gufite no munsi umwanya gufite no munsi si uzahora ufite murakoze cyane Imana umugisha turagushimiye cyane murakoze Imana ikuduhera umugisha utwigishije ibintu bikomeye
kumenya gukoresha igihe cyacu. Buriya umuntu Imana yamuhaye amahitamo yo gukora ibyo wowe wifuza. Ushobora guhitamo gukora ibyiza, tuko mushobora guhitamo n'ibibi, kandi akaba ari byo ukora. Ariko uratwigisha, uratubwiye ngo gukoresha igihe cyacu neza. Ibintu 10 bizagufasha gukoresha igihe cyawe neza. Rero urakoze cyane, turagushimiye kandi nizere yuko n'abari kudukurikirana bizagenda neza bamaze gutegera kino kiganiro, kuko nje caranyubatse kandi nizere ko n'abandi kizabubaka. Rero turagushimiye cyane, n'ubutaha nitugutumira uzatwitaba, kuko ufite ibintu bikomeye, ufite ibintu byiza bihabifasha. Rero utwemereye muri iki gihe tugukoreshe nyine kugira ngo ibyo bintu bifashe abantu. Rero turashimiye abantu badukurikiranye, tukeneye amakomantere yanyu yuko mwumvishije umukozi w'Imana, kandi nimba mwifuza yuko tuzamugarura dushaka kubyumva. Rero turagushimiye, turabashimiye, murakoze. Shalom shalom. Namwe murakoze cyane kudutumira. Imana ibamugisha. Kandi nibutsa abantu ko igihe kimwe umuntu atazahomba ni igihe yamaranye n'Imana. Igihe yamaranye n'Imana umenye ko itazapfa ubusa, kuko zanumva hari abantu b'Abanyarwanda ngo ndaho kinasenga. Umwanya wafashe wamaranye n'Imana umwanya tushobora guhomba. Rero gerageza uko ibyo zose, kandi umwanya ufata usabana n'Imana ntabwo wigera uhomba na rimwe. Natwe turabashimira ko mwatwizeye mukadutumira. N'ubutaha tuzaza dusaba abakurikirana hariya bakore kukazogera, bakore kuri subscribe, kugira ngo kandi babisangiza abandi ngo babashe gufasha abandi. Njye abiti nawe ijambo ryamfashije ari inshuti zanjye nzabisharinga, kandi ubutumwa bwa naka butegeye ikiganiro bitegeye bazapokeza abandi ibiganiro bidafite umumaro. Ngo reba none ngo naka ngo binda hafi zibi bidafite maana pipi bakamategera, ngo reba naka yageze umufashe umwezi kimungura mu buzima bwiwe, kizamutera intambwe imwe akegera aho yarari, akava yarari akegera imbere. Murakoze rero, Imana bamugisha. Turabashimiye, murakoze cyane.